Aha, Yesu ashimwe, Yesu ashimwe. Ndabasuhuje inshuti zanjye duhurira kuri Panuel TV. Amahoro y'Imana naba muri mwebwe. Turabakunda kandi namwe impamvu dushyiramo imbaraga ni uburyo muri kutwereka ko mudukunda. Rero ahangaha murabizi ko turahurira ku ijambo ry'Imana bamwe batandukanye. Ni ukuri nari mbakumbuye. Hanyuma Yesu akomeze kubana namwe, akomeze abonera imbaraga zidasanzwe. Reka tuvuge ngo abantu mutameze neza Imana ibasure ibahereze ubuzima buzima, abameze neza namwe kandi Imana ikomeze kubakomeza ibameza neza. Hanyuma muri uko kumera neza wibuke babandi batameze neza, wibuke ko wabaramburira ukuboko nabo bakagira gute bakamera neza. Abakunzi ba Panuel mba numva nababwira ngo ujye ugerageza byibuze ku munsi hagira umuntu umwe wishima binyuze muri wowe, hagira umuntu umwe waremera ibyishimo biciye muri wowe, hanyuma tuzaba turushaho kwagura ubwami bw'Imana kubera ko tuzaba twerekana Imana iri muri twebwe. Nuko ndabasoje, ariko mbere yaho dutangira ikiganiro reka tubanze dushimire Imana ko ari Imana ikomeje kubana natwe. Reka dushimire ko ari Imana ikomeje kuturinda no kuturengera. Reka tuyishimire ko ari Imana ihagaze mu ruhande rwacu, abaturwanya bahari ariko ikahagarara, abaduhiga bahari ariko ikahagarara, abaturoga bahari ariko ikahagarara. Ni ukuri kuba turiho si uko abarozi batabwanitse ngo babusanze ku kazuba neza ngo bugume neza babone uko babukurogesha, ariko Uwiteka Imana ikavuga ngo mpagararanye nawe nta kintu uzaba. Imana ishimwe cyane. Rero amashimwe y'Imana tuyahorana buri munsi. Nshaka kubwira ngo aho uri hose nawe ushimire Imana kubera ko niyo yahagaze ku buzima bwawe, niyo yakurinze, niyo yakurengeye, niyo yakurwaniriye, niyo yaguhagazeho. Si kubw'imbaraga zawe, si kubwo ukomeye, si kubwo uri igihangange, si uko ufite amafaranga menshi, oya, ahubwo urukundo Imana igukunda rwakomeje kuguhagararaho cyane. Uyu munsi wa none twongeye guhura turi bazima kandi ni ukuri turashimira Imana. Turashimira Imana cyane, turashimira Imana cyane ikomeje guhagararana natwe muri uru rugendo rutoroshye, urugendo rurimo amakuba menshi. Umuririmbyi umwe niwe waririmbye ngo nubwo harimo amakuba hakabamo imiraba, ariko umukiza Yesu niwe utuyobora. Imana ishimwe cyane. Ndumva ari 30 mu Gakiza, abakunzi b'indirimbo zo mu bitabo. Umukiza Yesu niwe ugira gute, niwe utuyobora. Yes, muri uru rugendo harimo amakuba menshi, harimo ibyago byinshi, harimo intambara nyinshi, ariko naje kubwira ngo humura, umukiza niwe ugira gute, niwe utuyobora. Uyu munsi rero nashatse kwivugira ngo mbese muri uru rugendo rw'agakiza rwakumariye iki? Wowe hari inyungu uri kubona mu gukizwa? Hari inyungu wakuyemo kuva igihe ukijijwe? Ndashaka ngo subiza amaso inyuma kera utarakizwa, hanyuma ugarure n'uyu munsi wamaze gukizwa. Mbese hari inyungu wabonye muri uku gukizwa? Hari ikintu byakumariye muri uku gukizwa? Yesu ashimwe cyane. Mbese nimba byarakikumariye, wowe wagejeje iki ku bandi? Njye ndashaka kwivugira ku nyungu naboneye mu gukizwa. Muririmbyi yaravuze ngo sinzibagirwe igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Ndwaye gripe, nzi kuririmba ariko ndwaye gripe. Yesu ashimwe cyane. Sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye. Ni ukuri umutima wanjye warabohowe. Yesu ubwo yinjiraga muri njye, umutima wanjye warabohowe. Hanyuma ubu ndi kuririmba zaburi nyinshi
mu mutima wanjye kubera ko nakijijwe, kubera ko hari inyungu nabonye muri aka gakiza, hari inyungu nasanze mu gukizwa cyangwa se mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wanjye. Muririmbyi narongera arimo aho nari ntuye ubu ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye. Haleluya! Aho nari ntuye ntabwo ariho ngituye, Yesu yaranyimuye. Ntabwo aho twari dutuye cyagiye mu byaha, cyagiye Lodebari, cyagiye twivuruguta mu businzi no mu busambanyi, cyagiye twivuruguta mu gutukana, cyagiye twari hahandi habi mu icuraburindi. Turashimira Yesu ko yahatwimuye, ubu ntabwo ariho tugituye. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma muri uku kwakira Yesu njyewe rero hari ibintu byinshi nabonyemo, hari inyungu nyinshi nakuyemo. Cya mbere, Yesu yagize neza umunsi yinjiraga muri njye, yankijije ibyaha. Ibyaha hari igihe rimwe na rimwe uba uri aho uzi ko uri umuntu, uri umwere, uzi neza ko ntabibukora, kandi ni ukuri uri wa undi wa nyuma wo kubabarirwa. Iyo umaze kwakira Yesu nibwo usanga koko ko wari ahantu habi mu icuraburindi, hahandi habi cyane. Hanyuma njyewe rero ndashimira Yesu ko yemeye kuntoranya, ni ukuri ikantoranya, ni ukuri ikantoranya, ikankura benshi bazi cyangwa se tuziranye, tuzi niyo dukomoka, tuzi inkomoko zacu, barabizi neza aho dukomoka si ahantu heza, ntabwo ari ahantu haryoshye mu buryo bw'umwuka, cyakoze mu buryo bw'umubiri hariyo byinshi cyane. Reka nakumeneye n'ibanga ko nta mukene ujya upfa kubamo, ariko mu buryo bwo mu mwuka ni ukuri turi abakene bo kubabarirwa, kuko dukeneye Yesu mu buryo budasanzwe. Hanyuma rero turashimira Yesu, ngewe ku giti cyanjye ndashimira Yesu wampaye agakiza, akemera kuntoranya aho ngaho hari hameze gutyo, akantoranya akampa agakiza ku buntu, nta kiguzi ntaze, nta kintu icyo ari cyo cyose irebyeho, nta kintu na kimwe yitayeho. Rero ndashimira Yesu wampaye agakiza. Yewe njya nicara ngatekereza nkavuga nti nkanjye Adeline, yaba ntarakizwa biba bimeze gute? Reka nkubwire, nta n'umuntu ubunywa amazi andeba, ntarakizwa n'akantu kabi cyane, gafite n'isura mbi cyane, ariko ashimira Yesu. Haleluya! Yaduhaye agakiza, dutemba itoto, dusubira ibwana. Mbese n'umuntu utifuzaga kudusuhuza aradusuhuza. Haleluya! N'umuntu utaduherezaga ni ukuri n'ay'amazi yo ku mugezi arayaduhereza, kubera ko haleluya, hari inyungu ziri mu gukizwa, hari inyungu ziri mu gakiza, hari inyungu ziri mu kwakira Yesu nk'umwami n'umukiza wawe. Hanyuma Bibiliya ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo numara kwakira ubwo buntu ntukizirikane wowe ubwawe, ahubwo uzabugeze no ku bandi batarabumenya. Niyo mpamvu tuba twicaye hano kuri iyi kamera. Nshaka kubwira wowe gerageza nawe, geragezamo nawe, wirebere agakiza umumaro wako. Ariko umuntu yari yagutuka wumva, akagutuka hanyuma ukamureba ukamubwira ngo urakoze, ubwo ni ubutwari, ni ukuba ufite Yesu muri wowe. Niyo mpamvu njya mbabara cyane iyo mbonye umuntu tubwira ko yakijijwe, hanyuma nawe nkumva ari gutukana, nkumva ari gutanga amagambo ataryoshye, atameze neza, ngo kubera ko runaka ngo yamuvuzeho, nawe akaza hano kuri kamera akivamo ye mu bitutsi. Hari n'umuntu baherutse kunyohereza audio ye, hanyuma ari kumbaza ati ese uyu muntu ntasi umukozi w'Imana? Mbese ko atubwira ko avuga Imana, kubera iki yatukana ibitutsi bimeze gutya? Nkavuga nti rero burya hari kuba uzi ko uzi Imana ariko Imana itakuzi, kandi abo bantu turabafite. Kuba uzi ko uzi Imana ariko Imana itakuzi, kubera iki? Wihakanira mu bikorwa byawe, mu mvugo yawe ntabwo irimo
agakiza k'Imana mu bikorwa byawe ntabwo birimo agakiza k'Imana. Hoya aho ugenda hari aho wicara batifuza ko wahagumana isegonda rimwe. Kubera iki? Ibikorwa byawe biragaragaza ko nta Mana iri muri wowe. Hanyuma inyungu yo gukizwa ni iyi: nuko tureka ingeso zacu za kamere, tukareka ibyo kamere yacu idutegeka, ahubwo tugakora ibyo Umwuka w'Imana ashaka. Haleluya! Kandi niyo mpamvu igihe cyinshi usanga kamere iri kuganza umwuka, kubera ko hari ukuntu Satani agishaka kugukurura ngo agusubize muri bimwe wahoze, agusubize muri bwa buturo wahoze utuyemo, kandi Yesu yaramaze kukwimura. Rero nyanyungu ikomeye, inyungu irimo si uko tugira amazu meza, si uko twurira indege uko tubishaka. kandi ni ukuri kw'Imana, kurira indege reka nsubize umuntu runaka, kurira indege nta gitangaza kibirimo, ahubwo igitangaza kiri mu cyo utumye wurira iyo ndege, icyo ugiye gukorayo nicyo gitangaza. ni ukuri kw'Imana. Imba biri mu nyungu z'Imana, icyo Imana igiye kugukoreshayo nicyo gitangaza, nicyo gikomeye, nicyo gikaze. Ariko nimba ewe reka mbabwire, Imana nyine ni Imana kandi ni umubyeyi. Umuntu umwe yaravuze ngo Imana irihariye, kandi koko irihariye, ituye ukwayo kwa yonyine, umwambaro wayo urihariye. kuko hari ibintu ureba ukavuga ngo yaba Imana itihariye ari nk'umwana w'umuntu, mbese byagenda gute? Yesu ashimwe cyane. Ni ukuri. Reka mbabwire inshuti zanjye, mureke dukoreshe inyungu ziri muri aka gakiza. Inyungu y'ibyo wabonye muri Yesu aba ariyo ukoresha. Haleluya! aba ariyo ukoresha ubwira abantu iby'ubutumwa bwiza wabonye nawe ubwawe. Yesu ashimwe cyane. Ubwo nakizwaga, mubona ankura mu byaha, mbona nkura muri kamere, mbona nkura ahantu habi, hahandi nanjye ubwanjye nahoraga ndiramekenya amenyo, mbona nkura mu bwigunge, mbona nkura mu bupfubyi, anyereka ko ari umubyeyi wanjye. mbona byinshi, twicaranye na gwa detaye y'ibintu byinshi nabonye muri aka gakiza. mu bintu ubuse nkubwire ngo iki, aho ndi uyu munsi wa none babeshejwe nuko Yesu yampaye agakiza kiwe kubona, aranyemerera, arantoranya, hanyuma amaze kuntoranya aranyiyegereza. Yesu ashimwe cyane. kandi ikizakubwira ko nakijijwe si uko nateze agatambara mu mutwe, si nuko nambaye imyenda igera ku birenge. Ntabwo ari cyo kizakubwira ko ngewe nakijijwe, ahubwo ikizakubwira ko nakijijwe ni imbuto nerera na ba bandi batarakizwa. Imbuto neze nizo zishobora kuguhisha ko Yesu atuye muri ngewe. Yesu ashimwe cyane. nkunda umugabo bita Zakayo. Zakayo yumvishe amakuru ya Yesu, ayumva ko Yesu agiye kunyura aho ngaho muri uwo mugo, ariko Zakayo yirebye yisanga ni mugufi cyane. Amaze kwisanga ari mugufi cyane, hanyuma aravuga ngo reka, kubera ko shaka kureba Yesu, ngo areba igiti cy'umuvumu cyari hafi aho ngaho, ngo hanyuma aracyurira. ngo amaze kucyurira aracyifashisha mu yandi magambo kugira ngo abashe kureba Yesu. ariko reka nkubwire, nkumenere ibanga, kubera ko Yesu ni wo muzabibu, ni we giti. Haleluya! Mana ishimwe. Intangamarara ngo Yesu ngo ageze munsi y'icyo giti, ntawamubwiye ngo hari umuntu uri igiti kugira ngo akurebe. Oya, ntawe. Ahubwo Yesu yarahageze, kubera ko Zakayo kera yari yamaze guhungira muri Yesu. Uyubura amaso aramureba, arambwira ngo Zakayo, manuka, kuko uyu munsi ndarari wawe. Yesu ashimwe cyane. Ku bantu batakebwe bari batarakamenya Yesu,
ngo batangiye kwishujuta ngo kubera iki Yesu yajya ku munyabyaha, birengagiza ko ari cyo cyazanye Yesu. Yesu ashimwe cyane. Ngo maze ngo Zakayo ahita avuga ngo abo nambuye njyewe ndabakubira bakira ibyabo rwose, ndafasha n'abakene. Imirimo ibiratangiye gukora muri Zakayo kubera ko Yesu yari amaze kuzura muri we. Yesu ashimwe cyane. Inyungu yo kwakira Yesu ibitangiye kugaragarira muri Zakayo, ibitangiye gukoreka kubera ko hari abakene yafashije. Manishi, aleluya. Hari abo yishyuye, hari abo yari yarahuguje yasubije ibyabo, abasubiza anabakubiye. Yesu ashimwe cyane. Ikiri muri wowe nicyo kigutera gukora byiza cyangwa se ugakora muri bibi. Ikitwereka ko wakiriye Yesu ni ibyiza ukora, ni imbuto zisohoka muri wowe, ni abantu wishyuriye mitiweli, ni abantu wambitse, ni abantu ugaburiye, ni abakene ufashije. Yesu ashimwe cyane. kandi reka nkubwire, Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga iki? Ravuga ngo ukuboko kw'iburyo ni gukora, ukw'ibumoso ni kukabimenya. Ariko tubimenya byagenze gute? Haleluya. Imirimo myiza niyo wayishira kare ka gihumbi, byanga byakunda irivugira. Iyi mirimo iravuga, ubisanga ubyemere. Reka nkubwire, wowe wampaye igihumbi ubwo nari ngikeneye, wowe wafashije. Tugira abantu badufasha bwihishwa batajya bashaka ko tunabavuga pe. Yesu ashimwe cyane rwose. Akakubwira ngo mukozi w'Imana, ndumva ndi guhatwa gukora iki kintu, kandi akagikora pe, badashaka kubavuga. Ako reka mbabwize ukuri, byanga byakunda biramenyekana. Uzi impamvu? Iyo nambaye neza ndizihirwa, nkabivuga, nkavuga ngo ndashimira Imana umuntu wanyambitse iki gitenge. Kera cya gikorwa kiravuze. Yesu ashimwe cyane. Nubwo utashaka ko bimenyekana, ariko igikorwa wakoze ni ukuri kw'Imana kiramenyekana. Ubusungubu ntabwo nakwibagirwa uwanyishyuriye inzu. Aleluya. Muvuga no muri wa wundi utamuzi, ariko ngavuga nti hari umuntu ushaka, hari umuntu. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma bikamenyekana kandi wowe uzi neza ko bitamenyekanye. Rero Yesu akore imirimo n'ibitangaza mu bantu bifuza kumenya muri iyi minsi. Uyu mwaka wa 2024 ndumva nifuriza abantu batarabasha kumenya Yesu nk'umwami n'umukiza, nkumva nabakangurira rwose gushaka uyu mwami bita Yesu. Agira neza kandi ahindura ubuzima, ahindura amateka, ahindura ibihe. Yesu ashimwe cyane. Reka nkubwire, twagiraga amahane yayandi adasanzwe, ariko mu nyungu zo kwakira Yesu yaraje ahindura ibihe, arabihindura byose, aradukandakanda, hanyuma aratuvunagura. Hanyuma uyu munsi wa none tubasha guhagarara tukavuga izina ryayo mu kanwa kacu, kandi twumva turi proud y'ibyo tuvuga. Hanyuma rero hari izo ni inyungu. Yesu ashimwe cyane. Inyungu zishobora kutagaragarira wowe bitewe nuko wowe ubishaka, nuko ubishaka kubireba, nuko wifuza ko wabibona. Ariko twebwe Yesu ashimwe cyane, turabizi aho Yesu yadukuye, kandi turabizi n'aho tugejeje. Aha tugejeje rero haraturyoheye ku kigero twumva tutasubira inyuma. Haleluya. Ku kigero twumva bituryoheye ndetse cyane. Yesu ashimwe cyane. Njyewe rero mu nyungu nakuye no mu gakiza, Yesu yanyigishije kuvuga. Haleluya. Anyigisha kuvuga, ndavuga kandi ndavuga nkumva biraryoheye, nkumva guhagarara nkavuga Yesu mutondekanyama. Ye baba we, numva biryoshye kubera ko n'abamamaza Rayon Sport birabaryohera, abamamaza APR birabaryohera, abo bose na za Chelsea na za Arsenal sinabizi jewe. Haleluya.
kumuvuga neza, Yesu kumwamamaza neza, reka mbabwire ngo bifite umumaro kandi bifite inyungu nyinshi. Narindi kukubaza ngo wowe nihe nyungu wakuye mu gukizwa? Mbese hari itandukaniro rihari mbere utarakizwa n'uyu munsi wakijijwe? Harimo itandukaniro? Wowe hari iryo ubona? Hari iryo urebesha amaso yawe ukaribona? Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ese hari iryo ubona? Iyo witegereje ukareba uburyo amahane wagiraga, uyu munsi wa none ubona warayaretse. Iyo witegereje ukareba uburyo wasambanaga, uyu munsi wa none ubona warabiretse. Iyo witegereje ukareba ubujura wagiraga, uyu munsi wa none witegereje ubona warabiretse. Iyo witegereje ugasubiza amaso inyuma ukareba uburyo wateranyaga abandi, ukareba ukuntu wagambaniraga abandi, ukumva uburyo utifuzaga iterambere rya mugenzi wawe, iyo urebye uyu munsi wa none ubona warabiretse. Ubona wifuza iterambere rya mugenzi wawe, ubona wifuza ko mugenzi wawe yazamuka, ubona wifuza ko mugenzi wawe hari urwego rumwe yavaho ukagera ku rundi. Ndi kukubaza, mbese ni irihe tandukaniro ubona? Nimba rero kera utarakizwa warifuzaga ko mugenzi wawe yabaho nabi, n'uyu munsi ukaba ukifuza ko yabaho nabi, reka nkubwire ngo ntabwo urakizwa. Reka nkubwire ngo nta Yesu uraba muri wowe. Yesu ashimwe cyane. Na Yesu uraba muri wowe. Mbese reba witegereze usubize amaso inyuma. Ni irihe tandukaniro? Ni irihe tandukaniro? Ese uhuye n'umuntu mwararanaga muri buwate mubyina mufata ibiyobyabwenge, iyo muhuye ubona ari irihe tandukaniro rihari hagati yawe nawe utaravayo? Byibuze iryo tandukaniro ashobora kureba akavuga ngo nanjye navayo, kubera ko abavuyeyo bose si uko ari uko bakijijwe. Ushobora kuba baravuyeyo bitewe n'uko bakennye, badafite ikibajyanayo. Hariya nabyo ni igishoro. Ntabwo wapfa kujyayo gutyo gusa nta faranga ufite ku ikofi. Ariko uyu munsi wa none ni iki kitwereka ko wavuyeyo kandi ko ukavayo atari uko wakennye, ahubwo ukavayo ari uko wahuye na Yesu? Haleluya! Kubera ko hari abantu dufite batubwira ko bakijijwe ariko atari uko ari agakiza koko nyagakiza, ahubwo bavuyeyo bitewe n'uko ibyabajyanagayo byarangiye, hanyuma bakavayo basabarira, bakavayo basabapfuna, kubera ko kakamiliyoni hari akazi wari ufite wahembwaga amafaranga menshi ashitse, bigatuma ujyayo, hanyuma akazi bakakwirukanyeyo uzupfuna. Muri kwa pfuna ubukene buraguteye, ntabwo uri buze kwigondera kujya kwicarira ririya cupa ngewe waranahenda sinabizi n'ibiciro byayo simbizi. Icyo nzi neza nuko nzi ko ahenda. Kaza kutubwira ngo ubu narakijijwe. Ese koko ejo wakongera kubona amafaranga twitwagusangayo? Ese siyo mpamvu uyu munsi wa none tugenda twumva ngo ho banywereye, abarokore banywereye, ho bagiriye gute na gute na gute? Aha, Yesu ashimwe cyane. Narindi kukwibariza inyungu wakuye muri uku gukizwa. Ese umaze kuyibona itandukaniro ni irihe? Hanyuma rero ndashaka kubwira ngo nimba ari inyungu wakuye mu gukizwa, wongere utere windi ntambwe, wongere ugire agakiza kawe k'umwimerere, hanyuma isi ye kudukurura cyane, ahubwo twebwe tuyikurure. Biragoye, isi iri kuduhindura cyane. Isi nyine iri kutwereka uburyo tugomba natwe kwitwara, uburyo tugomba kwimeza, uburyo mbese ibintu nk'ibyo. Ariko nyamara birakwiye ko nimba warahuye na Yesu koko akaguhamagara mu izina, ukakira agakiza, ukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe,
reka nkwinginge inshuti yanjye, reka nkwinginge inshuti y'umusaraba, ineza y'Imana ikomeho, urukundo rwayo rukomeho, imbaraga zayo zikomeho, hanyuma ugire ibihamya bihamiriza abantu, abakureba ko wakijijwe, abaguhamiriza koko ko wakiriye Yesu umwami nk'umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe. Yego ndabizi neza ko ntawe uneza rubanda, ntawe uneza bose, ariko uba icyambu bantu bambuke bavuga ngo haleluya, natwe twabonye Yesu biciye muri uriya muntu. Hanyuma rero ndashimira Yesu ikiduhagaritse muri ubu buntu bwayo. Ndabyibuka 2021 Imana yatubwiraga ko hari abantu igiye gutwikurura, hari abantu biyita abakozi bayo kandi atari abakozi bayo, ikatubwira ngo nyamara ngiye kubatwikurura, ngiye kubishyira ahagaragara. Kandi ni ukuri, ubu ngubu mu muhanga mu kureba pe nta kitakoze, yaratwikuruye, abantu baritwikuruye rwose biragaragara. umukozi wayo biragaragara, nubwo ikiri mu kazi, iracyari mu kazi, n'ubundi iracyashungura, kubera ko ijambo ryarambwiye ngo zizongera zice mu kuboko kwayo, yongere izigerageze, yongere bimenyekane ko yaguhamagaye by'ukuri cyangwa se itaguhamagaye. Hanyuma aka gakiza wahawe ntabwo ari ako kwanduzwa, ahubwo ni ako guhora wezwa. Komeza ukabungabunge, komeze ugakomezeho, ugakomereho, kubera ko twakijijwe tutari ubwoko, ariko ubu ngubu twitwa ubwoko. Imana ishimwe cyane. Twakijijwe tutaraba kubabarirwa, ariko ubu twarababariwe, ubu twarabatuwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Hanyuma reka nkubwire ngo komera ku wamenye, komere kandi bigutere guhinduka. Nuhinduka uzahindura abandi, uzahindura benshi, kubera ko twagahawe kugira ngo kagire abo gahindura. Ntabwo twagahawe kugira ngo tukabike tukanyegeze. Ijambo ry'Imana rimbwira ngo iki? Rirambwira ngo ntawacana itabaza ngo hanyuma ngo aryubike w'ikibo. Ntabwo urumuri rwaryo rwabasha kugera aho rwakagombye kugera, ahubwo ruhera hahandi. Hanyuma rero nimba hari inyungu wakuye muri aka gakiza, iyo nyungu yaguhaye kugira itandukaniro hagati y'abatarakizwa. Hanyuma iyo nyungu aba ari iguhesha gukomera kuri uyu mwami, kugira ngo ubashe kubwiriza abandi ubutumwa bwiza bubonerwa muri Kristo Yesu. Imana ishimwe cyane, kandi Imana ikomeze duhana umugisha, Imana ikomeze ituyobore. Bakuzi ba Panuel TV, reka Imana ituyobore kandi ikomeze dukomereze amaboko, dukomeze gukomera mu buntu bwayo. Muri gukomera muri ubuntu bwayo iratubashisha kugira ngo tubashe kuzagera muri cya gihugu, igihugu kidasaba visa, igihugu batishirimo kubera pasiporo, ahubwo iki gihugu abera tuzagituramo, abakijijwe tuzagituramo, ababanye neza na Yesu tuzagituramo, abazinutswe ibyaha tuzagituramo. Reka mbabwire kandi ngo ni ukuri mukomeze mwezwe neza, kuko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima, hari ahandi tuzatura, hari ahandi tuzagera, hari ahandi tuzicara. Aho tuzicara mu gihugu cy'abadapfa, mu gihugu cyo kutibaza ngo ubukode burishyurwa gute, mu gihugu cyo kutibaza ngo mbese turagaburira abana iki, mu gihugu hahandi tutazibaza ngo mbese noneho biragenda gute. Ni wabo w'abadapfa, ni wabo w'abatarwara, ni wabo w'abadacumura, n'ahandi ni mu gihugu cyiza cyo mu ijuru aho twateguriwe. Hanyuma nababwiraga ngo mukomeze mukomere ku mwami, mukomere wabahamagaye. Ni ukuri uyu mugabo n'umugabo w'intwari, niwe tuzagendana tukagerayo ngo akajya kutumurikira Imana Data. Ni Yesu nababwiraga. Hanyuma reka dusoze ikiganiro cy'umunsi ducumbikira ahangaha. Nari nakubwira ngo nimba hari inyungu waboneye mu gakiza, iyo nyungu igutere gukomera kuri Yesu, hanyuma igutere gukomeza kumwamamaza, pana kwamamaza ibitamamazwa, ahubwo twamamaze utanga ibyamamazwa. Yesu aduhana umugisha. Mana urakarama, Mana urakomeye, Mana urashoboye, Mana urahambaye. Sengeye aba
bakunzi Imana b'ijambo ry'Imana, abangaba badukurikirana uko bwije n'uko bukeye, kugira ngo Uwiteka ubakomereze mu gakiza, ubakomereze mu buntu bwawe, ubakomereze amaboko, ubakomeze badahungabanyijwe n'umuraba, ubakomeze badahungabanyijwe n'ibibarwanya n'ibibatera, ahubwo ubakomereze mu buntu bwawe, kuko uri Imana isumba byose, kandi ukabona Imana ikomeye, kandi ukabona Imana ihambaye. Imbabazi no gukomera kwawe birushaho kubana nabo, bagire neza rwose. Kandi Uwiteka we, ikiruta byose udereze gukomeza kunyoterwa n'ijambo ryawe, kuko uri Imana ishoboye byose. Mu izina ryera rya Yesu nsenze nizeye, amen, amen.